Capital. aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Izere ejo heza twige twubake. Easy Capital. Subscribe today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyi ni Easy Capital, Ngendi Lafa. Turacyari kumwe na Sheikh wacu Vice Imam w'umujyi wa Kigali n'abantu mu bikorwa bya DAO. Uyu munsi tugiye kongera tugirane parti ya kabiri y'iki kiganiro cyacu mu rwego rwo kugira ngo muryoherwe n'ibiganiro byacu kandi bidatinda, kugira ngo ibyo wumva byumve koko byanyabyo, ubyumve ubishyire ku ndiba y'umutima. Uyu munsi tugiye guhuza Rajab n'urubyiruko rwacu rwa Kisilamu, atangira tubwira ati ni irihe somo rikwiye umwisilamu cyangwa se Rajab ishobora kumusigira muri rusange. Tuguha ikaze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa salatu wa salamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Tutangiye twiragiza Allah subhanahu wa ta'ala, tunasabira amahoro n'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abasanganye be bose n'abe mu muryango, natwe twese twisabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ko yazadushyira ku munsi w'imperuka tukava kuri iki twishimiye na Allah subhanahu wa ta'ala, kandi twaragerageje mu bikorwa byiza, kubera ko ibikorwa byiza nibyo bizaduhesha ijuru bi'idhnillahi ta'ala ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu by'ukuri urubyiruko muri aya mezi rurakenewe cyane cyane ko muri iyi minsi ishize twateguye amahugurwa yabo agendanye no kubategurira kwiragiza Allah subhanahu wa ta'ala no kumwiringira, ndetse no gukora ibikorwa byiza, ndetse no kureka ibintu byose birangaza urubyiruko muri rusange, kubera ko iyi si kugenda ihindagurika cyane itagitinga cyangwa se ireba cyane urubyiruko. Muri uku kwezi kwa Rajab rero, ndetse n'amezi akurikiyeho insha Allah ta'ala, urubyiruko rurakenewe kuko tuzaruhamagara kandi tubwigishe, tunabahugurire kugira ngo rwitegurire kandi rwitegurire imperuka yabo nziza, kubera ko urubyiruko niyo maboko. Urubyiruko nirwo ejo bundi ruzavamo abayobozi mu nzego zitandukanye. Urubyiruko nirwo rufite imbaraga zo gukora no gutekereza neza, ariko mu byo bagomba kwirinda ni ibintu byose bigendanye no kurangaza urubyiruko cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ko bagomba gukuramo ibyiza, ibi babonyemo bakabireka, kubera ko urubyiruko rwemera Allah subhanahu wa ta'ala tubusanga muri Qur'an aho wasatore kahfi, aho urubyiruko rwegerezaga Allah subhanahu wa ta'ala rwagiye mu mwiherero ndetse rumaramo igihe cyane. Ni rwo rugero twafatira muri Qur'an kugira ngo urubyiruko rufate reference cyangwa se rufate imico myiza ku rubyiruko rwabanjirije. Nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallama nawe twavuga ko yatangiye gukora imirimo y'ubucuruzi ari urubyiruko afite imyaka 25. Icyo gihe biduha urugero rwiza rero, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala atugaragaza neza ko urugero rwiza turukomora ku intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndetse na Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ni gute urubyiruko rero rwabyaza umusaruro mu gihe cy'iminsi ya Rajab? Ni gute urubyiruko rubyaza umumaro iyo minsi? Izo mbaga twavuze hejuru ku rubyiruko nuko kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala cyane nibyo biguha n'ububasha no kugira imyumvire yindi no guhangana n'ibibazo biri hano hanze, kubera ko utabasha gusobanukirwa Allah subhanahu wa ta'ala ngo ujye muri abo mahugurwa tubatumiramo buri kwezi cyangwa se buri gihembwe, ntabwo ubasha neza kumva neza n'iyo myumvire yindi igendanye no kwirinda ibiyobyabwenge, urugero kugira ibitekerezo bihanitse byo kwanga abandi abo udahuje kwemera. Urwo rubyiruko rugomba kubyaza umusaruro ukurikira. Cyambere ni ukwitabira ibikorwa by'idini. Ibikorwa by'idini utegura nko mu mujyi wa Kigali, nk'abantu bashinzwe ubwirizabutumwa, dufite amashuri ya Qur'ani ku misigiti yose hafi yose. Urubyiruko cyane rusaba kugira ngo rurebe neza niba ukwezi kwa Rajab nibuze yamaze guhifaza nibuze ijuzimo, cyangwa se yarakoze muraja revision ya Qur'ani, kuko no gusubiramo Qur'ani no kumva se inyigisho zireba n'urubyiruko cyane n'izi nyigisho zitandukanye zibaganisha mu byiza ndetse zibakura mu biyobyabwenge, kwiyandarika. Aho tuvuze urubyiruko tuvuze n'abangavu muri rusange. Ibyo rero kubyaza umusaruro ni ibyo bikorwa ndi kuvuga byo kugira ngo kwitegure musabaka Qur'an. Dukoresha musabaka ku misigiti kenshi na kenshi, dutumira urubyiruko no mu mahugurwa atandukanye
za muhadarati no kwitabira ibiterane, kubyaza umusaruro w'idini mu rugo rwo mu rubyiruko, niho tuba kugira ngo tuganishe urubyiruko rwacu kugira ngo rwumve neza ko Allah subhanahu wa ta'ala abari hafi kandi biyegereze. tuvuge iyi aya ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Imana iti mukuri mufite urugero rwiza ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuri wa wundi uzirikana neza ko azahura na Allah subhanahu wa ta'ala, yemera ko urupfu ruriho, yemera ko imperuka iriho n'ibarura. Cyo nicyo tudashatse kuvuga. Namshe ni icyo urubyiruko rero rukwiye kwirinda muri iyo minsi. Naam, urubyiruko nkuko twabivuze haruguru, ibirangaza byinshi cyane biri ku rubyiruko, bijya ku rubyiruko. Ibyo bagomba kwirinda harimo kwirinda ibikorwa bigayitse byose, gutukana, gusebanya, cyane cyane nk'iyo ubona umujene cyangwa se urubyiruko ruri hariya bari gutora adhana, we akibera mu bye, cyangwa se ukumva noneho yavuze ati ngewe imyambarire, kandi tubifata nuko abayobozi bacu bakuru His Excellency iyo atanga urugero ko ari abantu ubona bambara amapantaro ageze munsi y'ikibuno, ntago biba bihwitse, cyane cyane rero nk'iyo pantaro niyo myambarire ntago igendanye n'iki swala. Iswala iyo ubwambare bwe bwagaragaye hagati munsi y'igituza kugera ku mavi, ya pantaro wayimanuye umugongo ukaba uri hanze, icyo giswa ntago yemerwa, ntago iba yemewe. Ibyo bagomba kwirinda ni ibintu byose Allah subhanahu wa ta'ala yajiririje, ni ibintu byose bigendanye no kwirinda kujya mu bigayitse, cyane cyane iyo tuvuze urubyiruko cyane ibigayitse ku rubyiruko ni ukwiyandarika, ibiyobyabwenge, kutitabira inyigisho z'idini, cyane cyane umurongo w'idini buri gihe uganisha ku bantu b'urubyiruko n'abantu muri rusange, ku by'umwihariko urubyiruko. Impamvu zabyo nuko ari zo mbaraga zije n'abayobozi bejo. Noneho shehe urambwira ni gute umuyisilamu yatandukanye imigenzo yemewe n'itemewe? Imigenzo itemewe mu idini abayobozi bita bid'a ni ibihimbano byose. Imigenzo itemewe nuko urubyiruko rwitabira kenshi na kenshi nk'imigenzo yo kujya mu muziki, kuko ku rubyiruko kumubuza umuziki bisaba n'imbaraga nyinshi. Imigenzo itemewe irimo iyo muziki n'ibigendanye nabyo, kubera ko akenshi na kenshi iyo tuvuze no kunywa n'ibiyobyabwenge n'inzoga n'ibintu byose byayura umutwe cyangwa se bidashyira urubyiruko cyangwa umwangavu ku murongo, n'ubundi birangira yicujije. Kubera ko rero atagomba kwishanya imbere ko tubimubwira, tugomba kumutegura kare akabyinda mbere uko bijyamo, gukumira. Ibyo rero byo gukumira biri mu idini, uko wigisha mbere babyita asadu anidhariya, ni ugukinga umuryango w'imbere y'uko ubinjiramo. Ibyo bintu byose rero ku rubyiruko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu tugomba kwitaho cyane, ndetse n'iyo no mu nzego zacu z'umujyi wa Kigali, kuri buri rwego, kuva ku musigiti hari inzego zagarura urubyiruko, mu karere hari inzego zagarura urubyiruko, ndetse no mu mujyi wa Kigali dufite inzego zagarura urubyiruko ndetse n'abana n'abategarugori. Ni gute rero ababyeyi bakwiye kwigisha abana agaciro k'iminsi? Ababyeyi bagomba gukurikirana bino biganiro cyane cyane by'idini. Ababyeyi bafite uruhare cyane kwegereza abana babo idini, kubera ko imiganirize y'umwana n'umubyeyi iri muri Qur'an. Yego. Kubera ko Ibrahim alayhi salatu wassalam yabanje kuganiriza umwana we kandi akiri mutoya, amugisha inama ati ye mwana wanjye naruteshejwe mu nzozi nkubaga. Yego. Fanzur madha tara, urayibona uti? Abanza kumugisha inama. Kandi harimo kumva no kumvira ababyeyi. Yemwe rubyiruko, ndabahamagara kumvira ababyeyi ko ntabwo umubyeyi wawe ushobora kugira inama ntabwo bishoboka. Ababyeyi rero bafite uruhare rukomeye cyane mu kwegereza abana babo idini, cyane cyane ko babifashe mu mahugurwa, cyane cyane muhadarati. Buri kwezi mu mujyi wa Kigali dutegura muhazara cyangwa se inyigisho zigenewe abayisilamukazi by'umwihariko, kugira ngo babashe kuganiriza abana babo ibyo bakuye mu byo biganiro. Ibyo rero birasaba ko ababyeyi baba hafi y'abana babo, cyane cyane muri iki gihe ababyeyi bafite ibyo shughuli, umugabo ajya gukora, umugore akajya gukora, bakibagirwa uruhare rwabo guha umwanya abana babo. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaha ababyeyi imbaraga zo gutekereza no gutekereza abana babo inshallah ta'ala. Noneho rero tuwegereza umusozo w'ikiganiro cyacu, ni irihe somo rikwiriye umusilamukazi yakura muri iyi minsi? Isomo rihambaye cyane yakora muri iyi minsi, cyane cyane ukwezi kwa Rajab tugiye gusoza muri iyi minsi, ndetse twinjira no mu kundi kwezi kwa Shabani,
nuko isomo rihambaye cyane ryo kugeza Allah subhanahu wa ta'ala. Yego. Ni umuryango ukomeye w'urufunguzo. Umuyisilamukazi afite amahirwe yuko afite urufunguzo rujya mu ijuru, kandi urufunguzo rujya mu ijuru ni shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, akarinda shiriki n'ibindi byose bigayitse. Isomo rikomeye cyane ni ukwiyegeza Allah subhanahu wa ta'ala, tukitegura aya mezi ari imbere akomeye cyane. Isomo rikomeye cyane ni ukuba twakomeza kwihangana tugasaba Allah subhanahu wa ta'ala akarinda ikiremwa muri rusange, akarinda igihugu cyacu, akarinda isi muri rusange, ibibi byose biza biganisha mu idini. Kandi buri muntu wese akazirikana ihdina siratal mustaqim, Mana nyagasani turagusaba kugira ngo utugumishe ku mugongo ugororotse, umurongo w'idini Islam. Mwifuza ko Rajabu yahindura iki mu buzima bw'abayisilamu muri rusange? Rajabu ihindura ibintu byinshi cyane cyane bibiri by'ingenzi, no guhindura imyumvire n'imyitwarire. Imigenzereze n'imico ya buri muntu yari afite, ava mu bibi ajya mu byiza, yaba afite ibyiza akabyongera, kubera ko idini dushishikariza ko n'ubundi imani yawe, ukwemera kwawe hari igihe gushaka kujya hasi bitewe no kutagandukira Allah subhanahu wa ta'ala bikwiye, cyangwa se ukwemera kukajya hejuru kwiyongera bitewe no kurugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo mvuze ngo imani igaruka kubera ibibi, oya, ahubwo ndi kuvuga ndavuze ni imani yawe ushobora kujya hasi, ukwemera kukajya hasi ukajya guciriritse kubera kutagandukira Allah subhanahu wa ta'ala uko bikwiye. Hanyuma imani yawe ukiyongera, ukwemera kwawe ukiyongera bitewe nuko nawe wakoze icyo ijtihad, washyizeho umwete n'umurava mu kumva no kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Tugana ku musozo, aricyo kibazo cya nyuma cyanjye, ni iki mwagira inama ku bantu bakurikira ibi biganiro byacu bizagenda biba n'uruhererekane? Ni iyihe nama noneho, ni iki noneho wababwira muri iyi minsi nk'inama cyangwa inyunganizi mu mibereho yabo ya buri munsi muri iyi minsi turimo? Inama ni aya Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Imana iti mujye muba muri babandi bumva amagambo, bumva nk'ibyo biganiro tuvuze, bagakurikizamo ameza muri yo, bagashyira mu bikorwa ibyo bumvishe, abo nibo Allah subhanahu wa ta'ala yasingije muri Qur'an agira ati abo ngabo nibo bayobotse kandi bafite gutekereza kwiza. Inama rero simbi zindi muri izo ngizo, iyo dusomye surat Rum tugenda tureba muri aya zihera kuri buri aya ihera, Imana ivuga iti abo nabo batekereza bizima, abo nabo batekereza, abo nabo bayobotse, abo nabo abantu beza, abo nabo abantu Imana yishimira. Izo aya zo muri Rum zitugira inama yo kumva ibyo twakura muri aya mezi no mu yandi mezi asigaye, tugakuramo ibyo twashyira mu bikorwa, kubera ko kumva ntago bihagije gusa, abo gushyira mu bikorwa nibyo bikenewe. Barakallahu fikum. Shehe, reka tugushimire kubw'umwanya wawe waduhaye, dushimire n'ababashije kudukurikira ku biganiro byacu byose, abadukunda namwe mutadukunda, Nyagasani abaho umutima woroshye utamuzadukundisha, bakunda idini kuko idini niyo ya mbere, kandi Nyagasani adutiza ubuzima nibwo bwa mbere. Aho ushaka amafaranga ntiwayabona nta buzima, aho ushaka ibyiza byose wakifuza muri iyi si nta buzima. Cyo nagusabira rero kiruta ibindi byose ni ubuzima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Easy Capital, aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Izere ejo heza twige twubake. Easy Capital, subscribe.